twebwe usanzwe undi turi abafutuzi. Iyo tuvuye i Bugande tugakeka ko hari umuntu twambura cyangwa tugambanira, uwagomba kurara apfuye. Mu mwishe ahoraga iki nabo bahufite bahuriye n'ibyo bikorwa by'ubufutuzi bwanyu? Harimo abishwe b'inzirakarengane, harimo n'abishwe bahuriyeho nabyo. Ese ubundi mwitwaza ntwaro ki yo muri ako kazi kanyu? Ni imihoro, kupa zityaje n'inkota. Mwongeye kwirirwa mwese mukurikiranye Buganza TV. Noneho uyu munsi nakagaruka twongeye kubazanira amakuru mashya yamenyekanye kuri uno mugoroba. Polisi y'u Rwanda yakomeje kwihanganisha ndetse inahumuriza abaturage batuye mu karere ka Nyagatare ndetse by'umwihariko n'abatuye mu ntara y'Iburasirazuba ko abagizi banabi cyangwa se abiyita abafutuzi baturukaga mu gihugu cya Uganda ndetse bakaza bagahungabanya umutekano w'abatuye mu karere ka Nyagatare, ndetse ko uyu munsi bafashwe bababwira ngo ihumure ku banyarwanda muri rusange ko aba bagizi banabi ndetse n'aba batera urugomo muri rusange ko bafashwe n'ubuyobozi cyangwa se n'abashinzwe umutekano polisi y'u Rwanda. Munyemerere iyi nkuru nyibasangize neza ndetse turaza no kubabwira byinshi kuri ino nkuru, ndetse turaza no kuganira n'umuvugizi wa polisi mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse tunababwire byinshi byerekeranye n'abafutuzi bakomeje kwica abantu ariko ubu bakaba bafashwe n'ubushinjacyaha cyangwa se bakaba bari mu maboko y'ubutabera, bakaba batazongera guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Munyemerere rero mbasangize ino nkuru, ndetse harimo abari kwemera icyaha ndetse banasobanura uburyo ki bari abicanyi kasha, hari abo bagiye bica, hari abandi bagiye basahura ibyabo, abandi bakabakomeretsa. Ngayo nguko rero njyewe ngiye kubibasangiza, nitwa P1. Amakuru mashyashya y'iki gitondo yatugezeho ndetse tukaba tugiye kuyabasangiza kuri uno mugoroba. Munyemerero iyi nkuru tuyisengure ndetse tuyibagezeho by'umwihariko. Munyemerere mbahaye ikaze. Mu karere ka Nyagatare rwagati mu mujyi bari bafite ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko hari haravutse itsinda ry'ibihazi ryishyiraga hamwe maze si uguhohotera abaturage. Ibi bihazi bigakora amahano amarorerwa adasanzwe. Icyakora kandi nubwo aba bakoraga ibi byose, polisi y'igihugu cy'u Rwanda ntiyigeze ihwema kugaragaza yuko ari nta makemwa ndetse no kugaragaza yuko nta muntu n'umwe uzakora ibyaha ngo polisi mwihanganire. Polisi y'igihugu cy'u Rwanda yagaragarije itangazamakuru ibi bihazi by'abantu byajyaga byica abaturage, ndetse ibi bihazi nabyo bisobanura icyaba cyarabateye mu kwishora mu bugizi bwa nabi ndetse no gutemagura abaturage. Aba bagome bari barahahamuye imitima y'abaturage, batangaje icyabateye ubu bugizi bwa nabi n'icyabahamagariraga gukora aya marorerwa. Babitangaje bagira bati twebwe usanzwe undi turi abafutuzi. Iyo tuvuye i Bugande tugakeka ko hari umuntu twambura cyangwa tugambanira, uwagomba kurara apfuye. Mu mwishe ahoraga iki nabo bahufite bahuriye n'ibyo bikorwa by'ubufutuzi bwanyu? Harimo abishwe b'inzirakarengane, harimo n'abishwe bahuriyeho nabyo. Ese ubundi mwitwaza ntwaro ki yo muri ako kazi kanyu? Ni imihoro, kupa zityaje n'inkota. Nyuma y'uko aba bagome n'abagambanyi batangaje icyabateye ubu bugizi bwa nabi ndetse no gukora ibyangwa n'amaso y'Imana n'abantu, polisi y'igihugu nayo yatangiye ishimira itangazamakuru ryagize uruhare mu kugaragaza ibi ngibi byagiye byumvikana muri kano karere ka Nyagatare. Ariko kandi polisi y'u Rwanda ikomeza ishimangira ko itazigira yihanganira buri wese ukora ibyaha, haba ubikora nkana cyangwa se ubikora atabizi. Gusa uyu muyobozi cyangwa se umuvugizi wa polisi ku rwego rw'igihugu yatangaje byinshi bitandukanye mu kiganiro yahaye itangazamakuru, nawe akaba yabitangaje mu ijambo rye yagejeje ku baturage, aho yatangaje agira ati ntarakora urugendo nkuru ubwo bwa mbere nganire n'abanyamakuru hanze y'umujyi wa Kigali. Iyi ni intambwe izakomeza no mu zindi ntara, yenda hari ababikurikira babiteze amatwi batavuga ati kuki agiye Iburasirazuba atagiye mu Majyepfo, Uburengerazuba n'ahandi, ariko ni gahunda izakomeza mu rwego rwo kubaka ubufatanye, ariko no kugira ngo
abanyarwanda batuye mu bice mukoreramo bumve amakuru avuye nyine mu bice batuyemo, atari amakuru agomba kuba avuye i Kigali gusa. Ndabizi ko umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburasirazuba ndetse n'abandi bayobozi bamukuriye akorana nabo bifuza ubwo bufatanye kandi baranabushima cyane ko hari ibyo mufatanyamo mu rwego rw'amakuru bamenya bibaturutseho, ariko no mu rwego rw'uko hari ibyo mumenyesha abaturage binyuze muri mwebwe. Ijwi ryanyu rero ni ijwi rikomeye, wenda murabizi ko mu by'ukuri ijwi ry'umunyamakuru ni ijwi iyo rikoreshejwe neza rirubaka, ariko iyo rikoreshejwe nabi nanone rishobora no kutubaka. Muri iyi ntara mu mezi 3 ashize muri aka gace ka Gatsibo na mu gace ka Nyagatare, Kayonza, Gatsibo hari ibyaha 3 byiganje ubona bifite aho bihuriye. Gukubita no gukomeretsa biza mbere, hagakurikiraho ibyaha bifite aho bihuriye no gucuruza no gukoresha ibiyobyabwenge ndetse na smuggling. Ibi ngibi ibyaha ubucuruzi butemewe, gucuruza mu buryo bunyuze mu nzira zitemewe, mbese hagamije gukwepa imisoro. Iyo urebye gucuruza no gukoresha ibiyobyabwenge n'ibi ngibi bijyanye n'ubucuruzi bunyura mu nzira zitemewe buhunga imisoro, nibwo buvamo aba bantu bigira ko bashaka no kurwana, banywa bagasinda bakarwana bakanakomeretsa. Bitavuze ko hatari abandi banywa batari muri ibi byaha, ariko banywa bagasinda bikaba byaviramo izo nkuru zo gukubita no gukomeretsa ubona zigwiriye muri aka karere. Ngira ngo muri iki gice cy'Uburasirazuba usanga bino byaha ari byinshi cyane, byo bifite ubero no gukubita no gukomeretsa, ariko biri byatijwe umurindi n'ubusinzi cyane cyane. Usanga abantu barwana ari bazima biragoye, ariko kubona urubyiruko rurwana bitewe n'ubusinzi, gushyamirana nk'uko bidusobanuriye komanda bidusobanuriye, abashwaniye mu kabari bakarwana, umwe agasohoka aterekanze akajya mu rugo gufata icyuma, yagera mu nzira agahura n'undi muntu wambaye umwenda usa n'uwo batonganye bashwanye, akamutera icyuma, wakurikirana ugasanga basangiye, bari kumwe, baraziranye, ariko biviremo gukubita no gukomeretsa, cyangwa rimwe na rimwe hakaba havamo no gutakaza ubuzima. Ariko nanone by'umwihariko ntabwo twara kuvuga kuri kesi zimwe na zimwe zimaze iminsi zibera hano zumvikana mu gihe cya hato na hato, ari Rukomo, Musheri, usanga mu by'ukuri byaragiye binakurura n'ibihuha, ariko biturutse ku bantu biyita abafutuzi. Bumva ko nk'uko komanda bisobanuye, ubabangamiye mu bucuruzi bwabo butemewe mu buryo ubwo aribwo bwose, bumva bamukubita, bamwica, bagamije kugira ngo bacecekeshe umuntu wese ubabangamiye. Ibyo rero byarabaye, ndetse byagira ngo umunsi w'ejo hashize, ejo bundi hashize, bizana igihuha. Hari igihuha cyari ku mbuga nkoranyambaga cyavugaga ngo baraza bagakomanga ugasohoka, ngo bakakwica, bakajya ku rundi rugo bagakomanga bagasohoka bakakwica. Hari bamwe mu banyamakuru bacu mu gikari barabimbaza, ndababwira kandi nako bimeze. U Rwanda ni igihugu gitoya, hatari polisi hari ingabo, hatari ingabo hari izindi nzego z'umutekano, hari irondo, hari abaturage, hari abanyamakuru. Ntabwo byakorwa muri ubwo buryo ngo twese tube twice dutuje ntaki, kuko uwabivuze ntiyavuze nabaje se byabaye kuri uruhe rugo, urundi rwakurikiyeho ni uruhe, abagizweho ingaruka n'ibyo bikorwa ni bande. Umuntu avuga ati niyo mpamvu tukubajije nawe umuvugizi utubwire nimba ibyo koko byaba. Ariko reka mfate n'umwanya mpumuriza abanyarwanda, shyireho umucyo ku banyarwanda b'Inyagatare, Gatsibo, Kayonza no muri aka gace ko nta bintu nk'ibyo bihari. Ni ibihuha bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, kandi inzego z'umutekano by'umwihariko polisi irahari. Ngira ngo namaze kubabwira umubare w'abantu tumaze gufata bari mu bikorwa bitandukanye, nabo tugikurikirana, byaba ari ubujura bw'inka, yaba ari abacuruzi izo inyama z'inka ziba zibwe zikabagwa mu buryo butemewe, baba abangabo bambutsa ibiyobyabwenge n'ibindi bicuruzwa biva mu gihugu cy'abaturanyi.
ndetse n'abari hakurya wenda ubu ngubu baranatwumva agenda cyangwa barabona amakuru bambutse bagasubirayo turacyabakurikira. Yenda uyu munsi ntiturubashe kubavuga amazina yabo kuko ni iperereza rigikomeje. Rero ni muri urwo rwego navuga nti reka tugire ijwi rya polisi ritambuka kuri iki kibazo kugira ngo bumve ko polisi irahari, inzego zindi z'umutekano zirahari ku bwabo ko Abanyarwanda ntibite ku bihuha, ntibite ku bivugwa ku mbuga nkoranyambaga bica hirya no hino ku ma groupe ya WhatsApp. Bakomanda barahari, umuvugizi arahari, nanjye ndahari, telefone yanjye rwose numpamagara sinkwitabe, uzande ku butumwa aho nzahugukira nzagusubiza. Nyuma yaho niho twakoze ibikorwa byacu, dufata bamwe babigizemo uruhare ndetse tugikurikirana n'abandi. Rero turabara impungenge ntabwo ari ibikorwa by'abacengezi. Nta mucengezi uri mu Rwanda, reka nongere bisubire. Nta mucengezi w'ubutaka bw'u Rwanda ku mupira yose. Igihugu kirarinzwe, polisi irahari, Abanyarwanda barahari, kandi ngira ngo n'ubu tuvugana abantu gahunda zabo z'akazi zose zirakomeye. Ni kenshi cyane mu bihe bitandukanye abaturage bakomeje kugenda bagaragaza yuko bahura n'ibibabangamira bigaca mu matangazamakuru bitandukanye. Polisi y'igihugu cy'u Rwanda ikabikurikirana ndetse polisi y'igihugu ikaba ishimira ubufatanye itangazamakuru rikomeza mu kugaragaza mu rwego rwo guhangana ndetse no guhashya ibyaha muri rusange. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira, nishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Ni inkuru nziza yumvikanye Nyagatare, aho polisi yagaragaje abagizi ba nabi bari barayogoje abaturage babatemagura banabakorera urugomo rutandukanye. Turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi. Reba munsi y'amakuru handitse subscribe cyangwa abone, harebe matsu kandeho n'akazogera kahazuga kandi wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegurira no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi turabifuriza ko mwahaha ariko kandi mukaronka. Nimugire amahoro ya Nyagasani. Image Studio twongeye kubazanira indi programme nshya mutari musanzwe muzi. Kuri ubu gahunda yo kwiga yagarutse. Rubyiruko rwifuza kwiga amasomo yacu, amarembo aruguruye. Image Studio tukwigisha gufata amashusho no kuyatunganya, byitwa filmmaking and video production, graphic and logo design, photography and social media monetization. Si gahunda yo kwiga gusa kandi tunabafitiye serivisi zitandukanye mu ikoranabuhanga. Muri Image Studio dufotora kandi tukanakamera amafoto y'ibirori bitandukanye nka bride shower, wedding, baby shower, birthday ndetse n'izindi event zitandukanye. Image Studio kandi dufasha abahanzi n'abakinnyi ba filimi n'ibijyanye nabyo mu gutegura no gufata amashusho y'ibihangano byabo. Tubafasha kandi gufungura no kumonetiza YouTube channel zabo ndetse no kuzamura social media zabo. Bigo by'amashuri, imiryango itegamiye kuri leta namwe abikorera, izi serivisi zacu zirabareba. Tugufasha gufata no gutunganya filimi documentary y'ibikorwa byawe. Si ibyo gusa kandi abanyeshuri biga multimedia networking tubaha stage ku buryo bworoshye. Image Studio mudukeneye dukorera muri Yego Center Rwamagana cyangwa mukaduhamagara kuri nimero 0786323070 cyangwa 0743151642 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp 07883331. Image Studio, ikoranabuhanga ku isonga.